amezi 12 ubwo bivuze ngo ni umwaka mu gihe abandi bavukira amezi 9 ariko nza kubaza ababyeyi impamvu yabiteye bubambwira ko byari ibintu by'amarozi cyane koko ntibiringiraga Imana. Usibye kuba witwa Ngwabije, izina abantu bakunze kwitira bigendeye ku mwana wawe niri? Banyita Papagayera. Papagayera rero ndumva Gayera ntabwo ari ubwa mbere numvise iryo zina. Hari umubyeyi nzi nawe bakunda kwita Magayera. Hari isano mwamufitanye? Umubyeyi ni umumama w'umuhanzi witwa Imana Marigorete, akaba ari umufasha wanjye, niwe twabyaranye abo bana. Birantunguye cyane numvaga nta sano mufitanye, ariko numvise iryo zina bise bimfasha kumva ko hari isano rihari. Ni umufasha wanjye twahuye mu buryo bukomeye, mu buhamya burebure, ariko bitewe n'umugambi w'Imana n'icyo yari tugambiriye iraduhuza itwubakira urugo, tumaranye imyaka 9. Ndumva rero tugiye kwinjira mu kiganiro. Wowe utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo uyikande ubashe gukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bica kuri channel yitwa Imana Marigorete. Genda ukondeho subscribe ubashe gukurikira ibiganiro byacu bya buri. Tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina, turi kumwe n'umugabo ushima Imana, ukunda Yesu cyane, musanganya Bibiliya, mu bigaragara arakijijwe. Ariko tugiye kwinjira mu buhamya bwe nyirizina. Hari benshi ndabibaza ngo n'ubuhamya bumeze bute. Ngewe ndambuziho igice gitoya, ariko nawe ndagusangiza kugira ngo ubashe gukurikira ikiganiro tugiye kujyana n'uyu mugabo. Hari ahantu yavuye, byatangaje kumva ko tumenyereye ko umwana w'umuntu avukira amezi 9, ariko ku muntu yamara umwaka wose ugashira ataravuka. Ni ikintu gikomeye cyane. Ubu mubona ni umuntu ushima Imana, yahuye n'ibibazo bikomeye cyane kugeza ubwo yavutse akisanga ari umuntu ugenda yicaye kandi ari umuntu mukuru. Ariko uyu munsi murabona ko ashima Imana, aragenda. Tuza kuberekana muvuma yiwe haguruka agenda ashima Imana. Tugiye kuganira, turi kwimuzi twumvemo ngo Papagayera ni muntu ki, asengera hehe. Mbere ko twinjira mu kiganiro, agiye kubona kudushyira imbere y'Imana, ubundi tutagiye ikiganiro cyacu kimeze neza cyane. Mana, turagushimiye, uri Imana nyamana, uri Imana y'inyamaboko. Iki gitondo turavuze ngo ni wongere ushyirwe hejuru, indimi zose nizivuge kuri umwami, amavi yose nagupfukamire, abakomeye n'aboreje baguha icyubahiro. Turagushimiye kuri umwami w'amahoro, turagushimiye uburyo cyugenda ubana natwe, ko bwije nuko buke tukagenda tukubona, ugenda twagura, ugenda duteza intambwe. Rero muri iki kiganiro, muri ubu buhamya, ngwino ubane natwe, imbaraga ze zibane natwe. Cyo twamaganye n'imbaraga mbi izarizo zose, turaritse imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana. Reka tuyoborwe n'umwuka wera, icyubahiro cy'Uwiteka kirushaho kururuka. Turagushimiye kuri Imana umva gusenga, kandi ugiye kudufasha muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, ndumva nta kiroga turubuho rero nayo muri iki kiganiro kuko turi imbere y'Imana muri aka kanya. Papagayera, tugira ngo tumenye ngo Papagayera ubusanzwe ni muntu ki, asengera hehe, byose kuri wowe. Papagayera nkuko natangiye mbibwira nyine, amazina asanzwe ni Ngwabije Joseph, nsengera muri ADPR ku Muhima. ADPR ku Muhima niho nsengera, niho dukora umurimo w'Imana. Rero ndumva twihuse twakwinjira kuko abantu bafite amatsiko yo kumenya ngo uwo muntu ninde, abantu bafite amatsiko yo kumenya ubwo buhamya bumeze gute. Rero nyirizina ndumva nakwinjiramo mu ncamake z'ubuhamya bwanjye kuko ni burebure, ariko twagenda tubuvuga mu ncamake. Navukiye mu cyahoze ari Cyangugu, ubu twakwita nko mu karere ka Rusizi. Naje kuvuka maze gukura, ababyeyi bagerageje kumpa ubuhamya bw'ubuzima naciyemo. Navukiye amezi 12, ubwo bivuze ngo ni umwaka mu gihe abandi bavukira amezi 9, ariko nza kubaza ababyeyi impamvu yabiteye bubambwira ko byari ibintu by'amarozi cyane koko ntibiringiraga Imana, ntibasengaga, bajyaga no mu bapfumu. Kuko bimwe mu buhamya bampaye nuko no kuvuka kwanjye navukiye mu nzu y'umupfumu, kuko iwacu ntibari bakijwe, ntibasengaga, ntibari bazi Imana, baraterekeraga. Ariko maze gukura muri ubwo buzima, bagenda bansobanurira, igihe kiragera ntangira ishuri nk'abandi bana,
ngeze mu mwaka wa 3 primaire naje kugira ubumuga butunguranye biturutse ku kibyimba narwaye, barakimena n'uruhindu, baza gukomeretsa umutsi, akaguru kagenda gahinamirana kazamuka. Igihe kiragera naje kwisanga ndi umuntu ugendera hasi, iwacu bariheba kuko bumvaga batakaje umwana wasaga nk'ari imfura, banjyana kwa muganga, bagerageza gushaka abaganga, barankurikirana, bagurisha amasambu biranga, ariko bitewe n'umugambi Imana yari imfiteho. Bibiliya ijambo ry'Imana, Imana niyo yabwiye Yeremiya ngo yewe Yeremiya nakumenye ntarakurema, nkumenye utaraba urusoro. Rero bivanga Imana yari imfiteho umugambi ukomeye nyenaze. Iyo nza kwa ndi umuntu ugendera hasi, birashaka ko ntari kugera ahangaha ndi uyu munsi, birashaka ko ntari kugera mu buzima ndimo uyu munsi iyo nza kuba ngendera hasi. Ariko kuko Imana yari imfiteho umugambi, yaje gukoresha undi muntu w'umumama witwaga Tereza, twari duhuriye muri ibyo bitaro, yaje gupfa muri jenoside, ariko Imana yaramukoresheje adukura aho ngaho, atujyana ahantu hitwa Kwisha, aduhuza n'umugabo witwaga Silive. Ni umugabo uzwi w'icyamamare wavuraga ibintu by'imvune, niwe waje kumvura nakoresheje. Reka mvuge ngo ni muri ya migenzo ya Kinyarwanda, ariko reka mvuge ngo Imana yaramukoresheje kuko yatumye mpagarara ku maguru yanjye, yatumye mpagarara ku maguru yanjye abiri, ndagaruka. Nubwo ukuguru ntikwaje kurambuka neza, hari ibyo yari yadusabye tugomba kuzuza, birangira ababyeyi bibananiye, byari bijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga. Ababwira ko nibuboneka bazangarura ukuguru kukarambuka neza, niyo ngenda ni ibintu biba bigaragara ko harimo akantu. Ariko ndashima Imana ko mpagarara ku maguru abiri uyu munsi, nkavuga imbaraga z'Imana, kandi nkabona ko ndi umugabo ushinguye nta kibazo. Rero naje kuba muri ubwo buzima, mvuye aho ngaho ntangiye kugenda, abansubiza mu ishuri. Igihe kiragera ndakura ntangira ubuzima, ndakura nanjye ntangira kugenda mu musore, naho ngaho iwacu Cyangugu, nyura mu buzima bukomeye bw'imibabaro mu ntambara, ariko Imana ibana nanjye, ikomeza kundinda bitewe n'umugambi Imana yari imfiteho. Naje hanyuma tutararenga aho ngaho, twumvise ko ushobora kuba warakekaga ko ari amarozi. Ese koko byaje kurangira ababyeyi bawe bakubwiye ko ari amarozi yabiteye kuba waravutse uko nguko? Ebo bambwiraga ko kugira ngo mvukire amezi 12 ngo mama bari baramuzingiye hinda, hari ukuntu ngo mu migenzo nimba nayiti ya gipagani bari baramuzingiye hinda, we niko yambwiraga. Kuko nyine urumva ngo yaragiye baramuzingura kugira amezi 12 ashize nyine ndavuka. Cyane ko navukiye mu nzu y'umupfumu, nge niho navukiye. Bivuze ngo papa Gael turi kubona akanya ababyeyi be yasanze baterekera, baraterekeraga cyane, bagiraga n'imigenzo, rimwe na rimwe bagashaka n'inkoko zibara rimwe, najyaga nkunda kubona babikora. Baraterekeraga. Hanyuma kuba turi kubona akanya uri kugenda, yego turabona urugendo rwawe uraza kurudusangiza, ariko byatangaje kumva umuntu avukiye mu bapfumu akisanga agenda yicaye. Hanyuma tujya ngo watangiye amashuri gute, waje kwisanga ukuze cyangwa uva muri bwa burwayi bwawe ryari, byatangiye gute? Urumva ngeze turaziye mu nyine nibwo naje kumugara. Igihe cyarageze ubwo burwayi mbubamwe igihe kirekire, ariko nje guhura n'uwo muntu aza kumvura ndakira, bansubiza mu ishuri. Sinagize amahirwe yo gukomeza amashuri yisumbuye, ariko amashuri abanza narayize ararangira. Papa Gael aka kanya atubwira ngo yaje kumugara, ntago uvutse uri muzima? Navutse ndi muzima. Hanyuma byatwaye igihe kingana iki ukivuka? Wari ufite imyaka ingahe kugira ngo ube umuntu umugaye? Namugaye ngize imyaka 9. Hanyuma icyo gihe mu kuvurwa kwawe byagenze bite kugira ngo wongere ukine? Icyo gihe bagerageje kunjyana mu bitaro, n'ahantu bita mu Bushenge, ni muri Nyamasheke. Icyo gihe nibyo bitaro byari bikomeye, byari muri Cyangugu. Niho hantu baje kunjyana, namaze y'amezi 6. Nyuma y'amezi 6 nibwo twaje guhura n'uwo mama, navuga ko yari nk'intumwa y'Imana kugira ngo nzageraho ngeze ubu ngubu. Ni nk'umuntu Imana yari intumyeho. Hanyuma rero twumviseho agace gato, noneho turamburire. Papa Gael avutse ari muzima, ku myaka 9 aramugara, ariko ababyeyi bari abantu baterekera. Ese ubundi guterekera kugeza ubu ngubu byagarukiye he ku babyeyi bawe?
bacyaterekera cyangwa se urabafite cyangwa ntabwo ukibafite? ababyeyi banjye mama we yaje gupfa yishwe n'umutingito wa 2008 yaguye mu rusengero. Nari ndi i Kigali icyo gihe barampamagara, nari mu rusengero, nabwo nari mu buzima 2008, nari mu buzima bukomeye nabwo bw'imibabaro, ntagira homba, ndaraho bwije, mba mu buvumo, nari narahombanye, nari mu buzima bw'imibabaro. Icyo gihe ndabyuka nari nasengeye Kimisagara kuko niho nasengeraga mu Kove. Icyo gihe bamaze kubimenya byamenyekanye ndi mu rusengero, bahise baterateranya korari yitwa batoranyijwe. Iyo ngiye icyo gihe nararepetaga nenda kuza umuririmbyi muri iyo korari, barateranya icyo gihe bampa 20,020, n'umudugudu urateranye bampa n'umudiyakoni aramperekeza. Mama yaje gupfa icyo gihe, ariko nyuma yaho papa urumva aracyahari, naje urumva nge nari naramaze gukizwa deja 2003. Nyuma yaho rero mama amaze gupfa, data yaje kurwara uburwayi bukomeye. Ibintu byo gusenga no gusenga yari atarabimenya, yari atarabiha agaciro, ariko yaje kurwara uburwayi bukomeye bw'igituntu, ariko yaburwaye naramaze gushaka. Nyuma ya bwa buzima, nyuma ya mibabaro, Imana yaje guca inzira hamwe no gusenga, igihe kiragera inyubakira urugo. Narwo ruciye mu nzira zikomeye. Rero muzehe wanjye nibwo yaje kurwara, turagenda, twe dutuye mu majyepfo Gitarama, turamuzana, turamufasha amezi agera nko ku 8. Amaze gukira aravuga ati umukazana wanjye Imana yampaye, Imana akorera niyo ngiye gukorera. Muzehe wanjye umbyara aravuga ati umukazana wanjye mbutanyereye, uburyo ndwaje, uburyo mfashije, rwose twamuzanye tuvuga ko tuzamushyingura i Muhanga, ariko byaje kurangira akize. Aho hantu rero yahavuye bya bintu byo kujya mu bapfumu no guterekera, avuga ati ndabisezereye, menye ko hari Imana nyamana. Yaje gukizwa rero, ubu nawe ni umusaza rwose ushima Imana, uri mu rusengero barasenga. Yego, tubashe gusobanukirwa akantu gatoya, ariko noneho nyirizina ngiye guha noneho urambure ku muntu kuri Papa Gaël wavutse ku mwaka wose ugashira ataravuka, akaribwa avuka umwaka urangiye. None ugiye kuturamburira mu kuvuka kwe n'ubuzima bwe, ubwo yasanze ku babyeyi be n'ubundi bamureze, akisanga ku myaka 9 noneho amugaye, akajya mu ishuri. Noneho turamburire, uravuka kuri mwaka wose urangiye uri mu nda ya mama. Mu kuvuka kwawe imyaka 9 irangiye nibwo wafashwe n'ubwo burwayi. Buza gukira gute? Papa Gaël nsanze aka kanya mu rugo, arashima Imana, afite urugo, iyo nzira yose nyine bwaje gukira icyo gihe. Gusa icyo ntakwibuka n'umwaka, ariko nyine maze gukira naje gukomeza ubuzima, mbaho nk'abandi bana. Igihe kiragera, jenoside iraba, ngeze imyaka 14, jenoside iraba, turahunga, duhura n'ubuzima bukomeye, ariko Imana iraturinda. Twagiye duca mu mirambo, twagiye duca mu tubona abantu bapfuye, ariko Imana iraturinda. Bagiye bagerageza no kutwica ariko ntidupfe, bitewe n'umugambi Imana yari dufiteho. Rero ubwo buzima urumva, jenoside imaze kona n'umwana w'imyaka 14. Muri ubwo buzima rero jenoside irangiye, nibwo natangiye kubaho nihigira, cyane ko navukiye mu muryango ukennye. Navutse nsanga iwacu tuba muri nyakatsi, dukingisha ishoka cyangwa se umuhini w'isuka, tugasunikira mu rugi tugakinga. Navutse twari mu buzima bukomeye. Rero muri ubwo buzima jenoside irangiye nibwo natangiye guca hirya no hino nihigira. Igihe kiragera mu 2000 nibwo naje guhaguruka i Cyangugu, nzi Kigali nje gushakisha nk'uko abandi bose bashakisha. Nza ndafite igishoro, nze nta muntu nsanze, nari ntaranakizwa icyo gihe. Ndaza ngeze i Kigali nahuye n'ubuzima bukomeye. Bajya bavuga ngo Kigali ni amahanga, nageze i Kigali nsanga i Kigali ari amahanga. Ngeze Nyabugogo mbona utugare turanyuranamo, ngeze Nyabugogo nyoberwa honjya, cyokora kimwe cyo ndibuka ko bari bambwiye ngo nugera Nyabugogo uzatege igare rikugeza hitwa Las Vegas Kimicanga. Yari karitsiye rero ngo yarituye mwabashi, iyo karitsiye ntikibaho. Ndaza mpageze nyine mbaho, ntangira kuba mu buzima bukomeye muri uyu mujyi bugoye. Buzima burangora, urumva n'umuntu udasenga, udakijijwe, udafite Imana. Nabayeho imyaka 3 ikomeye mu nzira y'umusaraba, ariko imyaka 3 ishize nibwo naje kwakira agakiza. Nari umusinzi,
nari umusinzi, nanywaga inzoga, nanywaga itabi byose, kuko ubuzima nyine naciyemo abantu nabanye nabo ntago bari abantu beza. Ariko 2003 Imana yaje kumpamagara hara ku Kinamba muri paruwasi ya Kacyiru. Imana irampamagara 2003 impagakiza, ndakizwa, ntangira inzira yo gusenga. Urumva byari bihindutse, nari mvuye mu cyiciro ngiye mu kindi. Nari umupagani, ntazi Imana, ntazi gusenga ibyo ari byo. Ntangira gusenga, mpura n'abantu ku Kinamba bitwa ba Valensi, abitwa ba Famiye n'umumama gutya navuka cyangwa ubanyigisha gusenga. Ninjiye muri Kigali muri 2000, ninjira muri Kigali ndakijijwe. 2003 nibwo naje gukizwa, nkirizwa hara ku Kinamba muri paruwasi ya Kacyiru. Maze gukizwa ntangira inzira yo gusenga, mpura n'abantu banyigisha gusenga, ntangira kumva Imana ivuga, ntangira kwakira amasezerano y'Imana. Ayo masezerano niyo yankomeje angeza ku mugambi w'Imana, angeza ku cy'Imana yari ingambiriyeho. Kuko Imana yakomeza kumbwira ko izampa ubuzima, Imana ikomeza kumbwira ko izanyubakira urugo. Kunya nibuka igihe kimwe nari ndano ndi gusenga, Imana yamwa ngo hari akanyoni kawe nafashe nagakingiraniye ahantu mu gipangu. Ariko imvugo y'Imana kuko ni imvugo ijimije, ntago napfuye guhita nsobanukirwa ibyo ari byo. Ariko igihe kigeze muri ubwo buzima, mvuye muri bwa buzima 2010 nibwo naje kumenya icyo Imana yavuganye nanjye icyo gihe. Nibwo nari ndano ndi gusenga, Imana yamwa ngo igihe cy'ubusiribateri kirarangiye, ngucira inzira nkubakiye urugo. Imana ibimbwira nta n'ibihumbi 5 mfite, numva ko bidashoboka, ngerageza gusenga no gusaba ibimenyetso. Nari ndimo nisabira Imana ibyo kurya, ntago urugo ntago rwihutirwaga. Ariko Imana yamwa ngo nkubakiye urugo. Aho hantu mpava njya gusenga handi, nyisaba ibimenyetso, ndabibona ko uko navuganye n'Imana. Nibwo natangiye ibintu byo kurambagiza, nabyo bitari byoroshye. Urumva umuntu w'umushomeri utagira akazi, utagira shinge na rugero, na perime icyo gihe nari ntarabona perime. Kuba mfite perime ndatwara, icyo gihe nari ntarabona na perime. Ariko ntangira inzira yo kurambagiza ko nari numvishe ijwi ry'Imana, nashatse n'ibimenyetso, menya ko Imana yavuganye nanjye. Bimwe mu bimenyetso wakiriye byari bihe? Bimwe mu bimenyetso ngiye nasenze Imana, nyisaba ibimenyetso, ndavuga Mana nimba ari wavuganye nanjye unyereke ibimenyetso. Rero ikimenyetso cya mbere, nanditse urupapuro nandikira Imana. Njya ahantu gusenga ndi kumwe n'abantu b'abanyamwuka, ndavuga ngo byanga bikunda abantu Imana iri bubakoresha. Ariko tuhageze twarasenze, Imana ntiyabakoresha, turaryama. Ariko bigeze saa 9 z'ijoro, Imana ibuzuma mu mwaro uraho ngaho amahoro, imikeka aracagagura kugeza ageze kuri rwa rupapuro. Nibwo Imana muri izo saa 9 z'ijoro yavuganye nanjye, imbwira ko igiye kunyubakira urugo. Ariko mu buryo muvuga ngo akenshi abarokore dukunda kuganira nabo katubwira ngo bavuganye n'Imana. Ku ruhare rwawe ni gute umuntu ashaka kuvugana n'Imana? Imana uburyo umuntu ashaka kuvugana nayo, Imana ushaka kuvugana nayo mu nzozi, Imana ushaka kuvugana nayo mu ijambo ryayo, ikanyura mu ijambo ryayo ikakubwira ibyo igiye gukora inyuze mu ijambo ryayo, cyangwa se ikagusura. Imana ishaka kugutumaho intumwa n'abahanuzi. Nubwo abantu batabyemera, bamwe ntibabyemera ibyo bintu, bamwe bemera ko bitanabaho, ariko Imana dusenga iravuga. Kandi na n'uyu munsi intumwa n'abahanuzi baracyakora, iracyabakoresha. Ikaba yantumaho, igahagurutsa nk'umuntu Cyangugu cyangwa se n'ahandi, akaza akavati Joseph, Uwiteka akuntumyeho gutya na gutya. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twakira ibihanurwa byose, ariko tubigenzuza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bukomeye. Buriya niyo umuntu yaza akambwira ngo Imana yavuze, ntago mbifata nk'uko urabonye, ntangira noneho kwinjira mu ijambo ry'Imana, ngatangira kubigenzuza ijambo ry'Imana no gusaba ibimenyetso, cyane ko Imana ibimenyetso irabitanga. Hanyuma rero turakomeje ku rugendo rwawe Papa Gaël mu gukizwa kwe. Gukizwa no gushaka umugore niki cyabanje? Habanje gukizwa, kuko umugore twahuye yakijijwe, we nkeka ko yanakijijwe mbere yanjye, we twahuye yakijijwe. Rero habanje gukizwa, ahubwo ntekereza kubona umugore yaje mu nyungu z'agakiza. Yaje maze gukizwa, umugore ari mu byo nungutse, maze tumaze kubana muri izo nyungu z'agakiza, haje kuzamo n'abana. Ubu dufite abana 3, umukobwa mukuru yitwa Mugisha Gaël, umuhungu nawe yitwa Mugisha Alpha Gabi, tukagira n'undi mukobwa witwa Ijambo Ganeri.
precious. Murumva ibyo byose ni ibintu byaje nyine, ni imigisha yaje izanye n'agakiza. Biragoye rero kwiyumvishamo ko Papa Gaël ku mibereho yarabayeho cyangwa se uburyo yarabayeho, biragoye kumva ko yashatse kandi nta kintu yari afite. Ni iki cyaguteye kuba washaka kandi uzi ko nta kintu wari ufite, cyangwa se kuba wararambagije nta mafaranga wari ufite? Urakoze cyane, icyo nacyo ni ikintu kiza mumbajije. Nkuko nabikubwiye njya gutangira kurambagiza nta kazi, ndibuka akazi ka mbere nabonye kari akazi k'ibihumbi 25, Imana itangiye kumbwira ko igiye kunyubakira urugo. Icyo gihe ni muri 2009. Muri 2009 nibwo nabonye akazi k'ibihumbi 25, nakoraga mu mujyi yahoze ari alimentation Ateni. Muri Ateni niho hano nabonye akazi bwa mbere, nibiciye nabwo muri ya migisha yo mu gakiza. Ntangira akazi, ariko kuko Imana ibintu byanjye yahise byihutisha cyane, aho ntago ntamaze igihe. Imana muri iyo minsi nagiye mu bizami mpita mbona perime. Mbonye perime umuntu ahita ngirira icyizere, ahita nshakira credit ya moto. Credit ndayishyura mu gihe gito nari nyirangije. Ubwo umugore twamenyanye twahuye nsa nkaho ndangije iyo credit. Byarihuse cyane, twahuye ari mu kwezi kwa gatatu ku itariki 5. Twahuye mu mpera za 2010 nibwo yarakirangiza kwiga, ariko ni ibintu byihuse cyane kuko Imana yari ifite nk'umugambi. Nese ntangira ibintu by'ubukwe kandi ndabyibuka nta kintu nari mfite pe. Nyine iyo moto ndangije kuyishyura ko ndafite amafaranga. Naje kuyigurisha nteganya ko nakuramo inkwano n'ibindi, bigeze aho nabyo biranga, ariko naje kugura indi nyuma, hari ababyeyi baje kumfasha ngura indi. Maze kugura indi, igihe kiragira ninjira mu mushinga w'ubukwe nyirizina. Mbona ibintu biranze. Igihe cyarageze nigira inama yo kubivamo, ariko nyine kwa kundi dusenga n'ubundi Imana ikomeza irantangatanga. Igihe kiragera byinjiramo neza, ntegura umushinga w'ubukwe, dukora ubukwe bwera, imodoka ziraza, bantu baraza. Imana rero reka mvuge ngo Imana itanga ubuzima, nabonye imbaraga zayo. Nkora ubukwe abantu bavuga turi muntu buriya azatunga umugore bizashoboka, ariko Imana yabanye natwe. Imana igenda idukorera ibitangaza. Byari ibintu bikomeye, kuko ndibuka tujya gukora ubukwe n'umugore ahantu yabaga ni nkaho batabyemeye, babonaga ndi umukene. Bigeza no ku rwego ubukwe barabwanga, baramwirukana. Ariko ubukwe bwaje kuba, Imana idukorera ibitangaza. Uyu munsi turashima Imana. Ariko ngo senguciye mu ijambo ngo abarokore ngo hari ibanga mugendana, iryo banga ubundi niri biragoye kumva ko umuntu nkawe nta kintu wari ufite, kuba warashatse n'urugo ngusanzemo n'abana ngusanzemo bakeye bameze neza, n'ibintu bitangaje. Ni ibintu bitangaje. Ibi bintu naje gusanga ni ibintu bisaba kwizera, ukizera Imana, kwizera imbaraga zayo. Nanjye nagezeho nkajya numva ubwoba, nkajya numva ndatitiye, nkumva bitazakunda, ariko kuko Imana yari yabivuze, Imana ihagarara ku ijambo yavuze. Twakoze ubukwe, nabutangiye ndafite amafaranga, ariko twashoje ubukwe birangira ku cyumweru tubaze twasaguye 283. Niho twasaguye, twinjira mu buzima gutyo nyine, ariko dukomeza bwa buzima bwo gusenga. Rero nkaba mvanga Imana itanga ubuzima, abantu nibiringira Imana bayikomezeho. Nta muntu wiringiye Imana ujye ukorwa n'isoni. Papa Gaël rero agize atyavukiye mu muryango udakijijwe, hanyuma umuryango wawo wawufashije iki kugira ngo noneho uhinduke uve mu byo bari barimo? Umuryango wanjye icyo nawufashije, natangiye ivuga butumwa muri uwo muryango mbifashijwemo n'umudamu Imana yampaye. Twatangiye ivuga butumwa muri uwo muryango turawuvuna, muze arakizwa, murumuna wanjye ubu arakijijwe, na mushiki wanjye yaje gukizwa. Hari n'undi nawe waje kujya hanze, ariko nawe aza kugenda, nawe yabatijwe Kimihurura. Nawe nakoze ivuga butumwa muri uwo muryango ndetse no muri famiye by'umwihariko. Hanyuma n'iki ushimira uyu munsi rero kuba umuryango wawe warakijijwe, nawe ubwawe ukaba warakijijwe kandi ukaba ari umuryango ushima? Turashima Imana muri makeya, buryo ki yaduhamagaye ikabasha kudukura muri ya migenzo ya gipagani iwacu babagamo. Ntaba ariyo dukuriramo, Imana ikaba yaradukuye za karande. Twe dufite za karande, ibyo bintu byose by'ubumuga ni za karande zatugendagaho, ariko ubu none ubu turabyara abana bakavukira igihe, kuko Imana yakuyeho karande kubita inyatsi, kubita imbaraga z'umwijima. Uro turashima Imana.
turi mu mavuta turashima Imana turavuga gukomera kwayo. uri umwe mu bahamya rero bw'uko byagiye bigenda, ndavuga ngo waraje uramugara ariko ntabwo twabashe gusobanukirwa neza mu gukira kwawe. Ese wakijwe n'imiti ya kinyarwanda cyangwa n'iya kizungu? Ibyo byose uwo muganga nakijwe n'imiti ya kinyarwanda. Kuko uwo muganga yavuraga kinyarwanda, yarungaga, hari ukuntu ngo abantu kunga sinzi nimba icyo kinyarwanda ugisobanukiwe, nk'umuntu wavunitse. Rero uwo mugabo ibintu yakoraga yarungaga. Rero nta n'ibintu uburyo yamvuyemo ni uburyo butangaje, ntabwo yigeze nkoraho. Narahagararaga akajya kandi igicucu cyanjye, akaguru kagenda karambuka, nza gukira gutyo. Ni mu kinyarwanda. Biragoye kwiyumvishamo ko umuntu ashaka kuba yakungwa batakumukoze ku mubiri we bunga igicucu. Ibyo bintu ntabwo abantu babasha kubyumva. Niko byagenze. Ntekereza ko abazakurikirana ubamya kuri iyi cano, ibyo byose uwo mugabo ni umugabo witwa Silive, avuka ku Ishi. Yavuye abantu benshi, hari abaturukaga za Kigali, za Gikongoro. Ni umuntu uzwi na za Kigali, yarategaga akaza. Cyokora sinzi uyu munsi ntanga ubuhamya, sinzi nimba akiriho, ariko yari umugabo uvura mu buryo bwa kinyarwanda. Papa Gaël, hanyuma tugana wenda ku musozo, tunagushimira ku bw'umwanya waduhaye, ariko se n'icyo babwira ku bantu bakitinya mu buryo bwo gushaka, bumva ko batashaka nta mafaranga bafite, kandi bo mu bigaragara washatse nta mafaranga ufite menshi ahambaye, ariko se n'iki kintu wabwiye cyangwa se mu buryo bwo kubatinyura? Rero uburyo bwo kubatinyura, uburyo bwa mbere, icya mbere ni ukubanza kwiringira Imana, kuko naje gusanga Yobu niwe wavuze ngo nta wayiringiye uzakorwa n'isoni, nta n'uwayikoreye uzikorera amaboko. Kuko naje gusanga iwacu ntibari kumbonera inkwano, kuko nageze ahantu mbona ko bikomeye. Ndabyibuka hariho umwarimu umwe w'umudugudu aravuga ngo nuterekana inkwano ntabwo tuzakwerekana mu iteraniro, ariko abivuga ntarayabona. Ariko mu gihe gitoya Imana ica inzira, mpita mbona 500. Oya, ntabwo nikopesheje, n'umugore arabizi inkwano na borodero nayacishiye kuri konti amafaranga y'inkwano na borodero ndacyayifite, ntabwo nikopesheje. Rero Imana yaje kugenda inkore bitangaza. Urumva nari mfite n'akamoto za gatanga ngura n'indi, ariko ndabyuka icyo gihe umwarimu yarantunga aravuga ngo nutatwereka inkwano ntabwo uziyerekana, kuko hariho abantu bajya tuvuga ngo bafite ubukwe bakadukoza isoni ku munota wa nyuma ibintu bigeze kure. Imana rero yari yanshira inzira mu mafaranga afite ari kuri konte muri Populaire, ndabyibuka ntora agatabo nkajyana ku rusengero ndakamwereka. Umwarimu ubu yabaye pasiteri. Rero njye nta kindi cyanshoboje ibyo ni ugusenga, kandi muri uko gusenga noneho nari mfite n'inshuti nyinshi, ko navugaga ubutumwa hirya no hino, n'inshuti zaranshyigikiye, zamfashe amaboko, zigenda zibana nanjye kugeza na n'uyu munsi, n'inshuti ziracyari nyine hamwe no gusenga. Ariko umusingi wa mbere ni ugusenga no kwizera Imana, ko hari ukuntu umuntu avanga arasenga kandi abeshya. Rero nabwira abantu basenge by'ukuri, bashaka Imana by'ukuri, kuko Imana yishyeshyenze nayo iragushyeshyenga. Murakoze. Ariko twumva ngo hariho abahanuzi b'inyuma n'abahanuzi b'ukuri. Ese wemera ko abantu babiri babaho? Ndabyemera cyane, kuko na Bibiliya irabivuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho abahanuzi b'ibinyoma. Rero abo bahanuzi na n'ubu no mu matorero no mu madini barahari, bahanura kubw'irari ryabo, kubw'ibyo bakeneye, kubw'indamu. Ariko hariho n'abahanuzi nyakuri bakorana n'iyera yo mu ijuru, barahari, bavuga ibintu bigasohora. Ese ko bashaka kubona umuntu uhanura cyangwa se uvuga ngo ni umuhanuzi w'ukuri n'ibinyoma, ubasha kubatandukanya? Ni ikintu gikomeye, ni ikintu gisaba ni ikintu gisaba impano y'Imana. Hano nakubwiye ngo ushaka ni ibimenyetso, ko ijambo ry'Imana avuga ngo twakira ibihanurwa byose, ariko muri uko kubyakira tubigenzuza ijambo ry'Imana. Rero ibihanurwa byose iyo umaze kubyakira utangira noneho kubigenzura, ko ukazamenya ngo ushaka udahita ubimenya ako kanya, ariko bitinde bitebuke umenya ko wa muhanuzi ari umuhanuzi w'ukuri. Ariko abahanuzi b'ibinyoma barahari, n'ab'ukuri barahari, bahanura ibintu bigasohora. Hari ubwo usanga uganira n'abantu benshi bagiye batandukanye, ukumva ngo umudamu cyangwa se umugabo we cyangwa umuntu w'umusore akaza ngo njye nakweretswe.
ubibona gute muri iki gihe ko bihari kandi byiza? biriya bintu rero by'amayerekwa ubwo ni mu bijyanye no kurambagiza nk'umuntu ngo Imana ngo yakunyeretse. Rero biriya bintu ntabwo njya mbyemera, gusa nabyemera wenda kamvuge ngo nka 50%, kuko umuntu ashaka kugira irari ry'umuntu, yabona umuntu akumva wenda bakundana, akumva yabinyuza muri systeme yo kuvanga Imana yamumweretse. Rero icyo nemera mu buzima bw'abasore nanabagiraho inama, nimba ukunze umuntu tera intambwe ugenda ubimubwire, cyangwa se tera intambwe ujye gusenga usaba Imana isange umutima wa muntu, ariko ujya kumubwira ngo Imana yamukweretse, kuko ntekereza ko we uri umusore yemereye gukunda, ukagenda ukabugezaho umuntu icyifuzo cya ko biriya bintu impamvu ntajya mbyemera 100%. Abantu bagiye bagenda baciye muri iyo systeme yo kuvanga Imana ngo yamuberetse, izo ngo twagiye tubona zitaramba, kandi izo ngo ntiziramba. Rero ndibaza nimba ari urugo rwerekanywe nimba uwo muntu kuko yarahishuriwe n'Imana ikamwera ko uwo muntu ari we bazabana, kuki urwo rugo rudakomeye. Rero izo ngo nagiye mbona zidakunda kuramba, rero nkabona ko ibyo bintu hakunda kubamwe amarangamutima. Ahubwo numva icyiza ukunze umuntu watera intambwe ukabimubwira, kuko nanjye nge narakunze ndagenda ndabimubwira, arambaza ngo ese ngo Imana niyo yakunyeretse. Ndavuga aho ngiye narakubonye ndagukunda, nifuza ko twazabana ukambera umufasha. Nta gisubizo yarambwira ati rero ngiye gusenga nzagusubiza. Icyo gihe uko ndabyuka hari mu kwezi kwa 12 yanshubije bigeze mu kwezi kwa 2. Sinzi nimba aragiye gusenga kumva ijwi, ariko nge nari namukunze, ntajwi nigeze numva Imana imbwira ko nzabana nawe. Yes, Papa Gaye, rero turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya waduhaye. Nyuma yuko dusoza wenda tuza gufata isengesho dusoza, ariko nibutse wowe utarakora subscribe, yikora aka kanya kuri Mushimiyimana Marie Gorette, nuyibona uhita ukanda subscribe. Noneho ndifuza ko ubutaha nazabasura na madamu wawe. Ndumva byazarusha kuba byiza, noneho kuba uyu munsi ndakubongerera amahirwe n'umugisha kwa ngufite muri akanya, ariko ubutareka tweza abadukurikiye ko muzaba muri kumwe na madamu wawe. Ibyo rwose ni tayari, biraje vuba, ni vuba. Yes, mumva rero babitwemereye, ubwo utaye igice gikurikiraho tuzaturi kumwe na madamu we, bizaba ari byiza cyane. Tugana ku musozo rero tujya ngo soze n'isengesho. Mana turagushimiye, uri Imana nyamana, uri Imana ishobora byose, wagiye ubana natwe mu bihe byatambutse ndetse no kugeza uyu munsi, wagiye uturinda mu majya no mu maza. Twe turimo tuganira ku buhamya dukomezanya na bene data muri uru rugendo rwo gukorera. Rero turasabye ngo imbaraga zawe zerekeze ubuhamya ubashe kubwumva, bugira abo buhindura, bugira abo bukomeza, bugira abo bubuza, mbega bwimura abantu bavane mu byiciro bajyana mu bindi. Turagushimira ko uri umwungeri wacu, turagushimiye ko uri umufasha utabura kuboneka. Izina rye nirihabwe icyubahiro, ngakomeza kudushyikira no kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Amahoro n'umugisha kuri wowe banye natwe, turagushimiye cyane warudukurikiye, dushimira na Papa Gaye kubw'uyu mwanya yaduhaye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, amen.